muraho neza bene data nshuti dukunda gusangira ijambo ry'Imana ku rubuga rwa Berisheba kuri TV. Nk'uko bisanzwe dukunda kuganira ku ijambo ry'Imana duhugurana ku isi ndetse no muri Kristo nyakuri akwiye kwitwara. Hari igihe kinini tumara tuganira kuri iri jambo, akenshi tugaruka ku buzima bw'Ukristo rusange cyangwa se mu itorero, mu buzima bwo mu rugo ndetse n'ahandi umuntu wese w'Umukristo aba ari. Rero uyu munsi tugarutse twongera kandi kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero mbanje kongera kubasuhuza abo tumaze ibisubizo bidahedukana, ndabishimira, ndabakunda, murabizi. Ariko kandi nanone mu minsi yacu ntabwo tujya duhwema ngo tureke kuvuga ineza y'Imana. Rero muri iki gicamunsi nejejwe n'Imana ko dufite amashimwe, abenshi muri twe turi bazima, tugihumeka umwuka bazima kandi bidaturutse ku bushake bwacu cyangwa se ku mbaraga zacu, ahubwo ari urukundo rw'Imana. Rero muri iyi saha y'isaa 6 turifuza ko twahura tukaganira ibijyanye n'byinshi twagiye tuganiraho, aho twarebye ubuzima bw'Umukristo muri rusange, amanywa na nijoro, imibereho ndetse n'uburyo umuntu yatungwa n'ijambo ry'Imana kandi akaba no mu buzima bwo muri ino si abayeho neza. Rero uko bukeye n'uko bwije, isi yo irahinduka, ntihagaze. Abantu twagiye tubwirwa tukabwirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko tukanga kubyumva kuko tubona ari nta gihe tubibonera cyangwa se twabifatira. Ariko uyu munsi ni wita ku iherezo ryawe, uramenya aho isi igeze, umenye igihe wahereye ubwirwa ijambo ry'Imana cyangwa se kubaha Imana, noneho nawe ushyire ku munzani uyungurure urebe igikwiriye. Rero wowe wamaze kumenya Imana nawe utarayimenya, uyu munsi ni umunsi wawe wo kongera kuvugurura imibanire yawe n'Imana. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana n'ubundi tudatinze, ariko mbere yo kwinjira mu ijambo reka tubanze twongere twagize Imana tuyishimira kandi kuby'imwazi n'isi idukorera ndetse n'umunsi tugikomeje kubana natwe. Turagushimiye Uwiteka Imana nziza, wowe uwera wa Isiraheli waremye ijuru n'isi ukagendeza inyanja n'ibiyirimo. Tugushimiye urukundo rwawe rwinshi ugira, tugushimiye uburinzi bwawe mu minsi yacu yatambutse. Uyu munsi tukaba tugihumeka umwuka wawe. Nyemerera rero kuko tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Waravuze ngo nuko umuntu wese ujya kuvuga ijambo ryawe cyangwa izina ryawe abanza kuva mu bidatunganye. Turakwinginze kugira ngo umuntu wese uzumvira ijambo uzajye umuha imbaraga zo kubanza kureka no guhisha no gukura muri we urwango ndetse n'ibindi bidashinga udashima. Hanyuma uyu munsi ushyigikira ijambo ryawe, ubane natwe, uduhe imitima mishya izinutswe kandi uduhe urukundo. Udafite urukundo we n'umwicanyi, ariko twe turashaka kugira urukundo. Ngaho bana natwe muri uyu mwanya w'ijambo, uba ari wowe uganza, ntihaboneke agaciro cyangwa icyubahiro cy'umwana w'umuntu, ahubwo imitima yacu inezererwe izina ryawe n'izina rya Yesu, amen. Nanone bene data, nk'uko bisanzwe reka twihute tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abefeso. Dusome mu Befeso igice cyawo cya 3 twihuse. Urwandiko rw'Abefeso ibice 3 turasoma duhereye ku murongo wabo wa 15 n'uwa 16, hanyuma turebe icyo havuga, twongere kandi duhugurane kuko ijambo ry'Imana ribidusaba. Abefeso ibice 3 umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15 n'uwa 16 haravuze ngo nicyo gituma pfukamira Data wa twese, uwe imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomera, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. 20 avuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane icyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo ziri. Icyubahiro kibe icyayo mu itorero muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ibihe bidashira, amen. Turebye ku ijambo ry'Imana tubonye hano, dusanga umuntu wese ahabwa n'Imana imbaraga cyangwa se ubuzima ufite ubuhabwa n'Imana mu mibereho ya buri munsi. Nicyo gituma ngo dupfukama dusaba Data wa twese ngo aduhe
uwabeshejeho imiryango yose ngo aduhe nk'uko ubutunzi bwe bw'ubwiza bwe buri, kandi atugaburire ku byo kurya bye by'umwuka kugira ngo tubashe kubona uko dushaka n'iby'umubiri. Rero ntiwite ku iherezo ry'umubiri gusa, ahubwo wite no ku iherezo ry'umwuka uhumeka, kuko ijambo ry'Imana ryo riratubwira mu itangiriro ngo Imana imaze kurema umuntu imuremye mu gitaka gusa, imaze kubumba umuntu mu gitaka ngora irangije imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umwuka wayo w'ubugingo. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka wayo wacu w'ubugingo dufite ni umwuka wavuye ku Mana. Niyo mpamvu dusabwa cyane kwita ku wawutanze no kubana nawe neza, kugira ngo tuzabone iherezo n'ubwiza butangwa nawe mu gihe tutazi, mu gihe cyo kubana natwe ajya ahora atwereka kandi ajya ahora amenya ko twebwe abamukurikiye dushaka kubana nawe, dukeneye imbaraga zivuye kuri we, hanyuma aduhe uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri n'urukundo agira. Niko mu Befeso hano hari hatubwiye, haravuze ngo nuko nicyo gituma apfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu isi n'iyo mu ijuru yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Hanyuma muri iyi minsi yacu ya buri munsi mu isi duhura na byinshi bishobora gutuma tujya mu ntege nke, ariko iyo dusabye Imana ngo iduhe izi mbaraga, niyo yonyine ubwayo iduha gukomezwa nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bw'Imana buri. Ni ubutunzi bw'ubwiza bwayo nyine, ni urukundo rwayo n'imbaraga zayo, niyo zo zidushoboza akenshi guca mu bikomeye, kuko twasabye imbaraga tukazihabwa nayo. Hanyuma uyu mwuka rero twabonaga w'ubugingo twaganiragaho, ni umwuka n'ubundi Imana yahaye umuntu, ari umwuka wayo. Iravuga ngo reka noneho tureme umuntu ase natwe agire ishusho yayo. Niko yaremye umuntu, umugabo n'umugore, niko njye nawe Imana yaturemye. Hanyuma ngo irangije kuturema mu gitaka iduhumekeramo umwuka w'ubugingo wo mu mazuru yayo. Umwuka w'Imana niwo ugenda, niwo utuma twebwe tuba abantu b'ubugingo. Ubundi kuko yari yaremye, iyo itaba yahumekeyemo uyu mwuka w'ubugingo, uyu muntu ntabwo yakabaye afite ubugingo, ahubwo yabaye ari igisitati, nk'uko tujya tubona abantu bamwe babumba ibibumbano bikaba bihagaze bidafite ishusho, bidahumeka, bitagira na kimwe, nta muvumo. Bivuze iki? Biravuze ngo agaciro k'uyu mwuka w'ubugingo duhumeka ni agaciro gakomeye katabashwa kubonwa n'umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu bamwe bagerageza kubumba abantu, bakabumba ibisitati ariko ntibabashe kubiha umwuka ngo bigende. N'abagerageje ko bigenda, bikagenda ari uko bifite ayo mabuye, kandi bikagenda ari amarobo. Igihe bidafite ayo mabuye ntibyagenda. Ariko twebwe Imana yaduhaye umwuka udashira, nicyo gituma uyu mwuka uhindukira ukitwa ubugingo buhoraho. Ubu bugingo rero nibwo dusaba iyo tubonye muri Kristo twinjiye, kandi tumaze gusobanukirwa ineza n'ubuntu bw'Imana, nibwo dutangira kwinjizwa muri bwa buntu bw'Imana, ariho hano muri Efeso batubwiye. Baratubwira ngo nuko uko nsenga, cyangwa se nicyo gituma mfukamira Data wa twese uwaremye, cyangwa se uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi byitirirwa. Ni ukuvuga ngo n'ubundi imiryango, wowe ukomeye mu isi, ube igihangange, ube intakoreka, ariko uko byagenda kose ukeneye imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana kugira ngo ubeho. Igihe Imana yaba yashatse ko wowe umwuka wawe ugenda, uragenda, ntabwo kwagukomera kwawe kwagira icyo kukumarira. Niki rero bitwigisha ko twebwe dusobanukiwe, tukamenya ko imiryango n'amahanga by'isi bifite aho bikomoka, bidusaba kugira ngo twite ku iherezo ryacu ry'ubugingo. Imana ishimwe, haleluya. Ndumva ndimo ndagenda nkurura ubundi bwiza bw'Imana, kubera ko muri iyi saha wowe unyumva ukeneye kwambikwa izindi mbaraga bundi bushya, kugira ngo ubyutse cyangwa se uhagurutse agaciro k'imbaraga y'Imana iri muri wowe, wite ku buzima bwawe bw'ejo hazaza, ubwo uzaba utakibasha kuba uri muri ubu buzima bw'uyu mubiri. Imana ishimwe. Mu Befeso n'ubundi usomye ku murongo wa 20 haratubwiye ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo ziri. Icyubahiro cyayo, cyangwa se icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu. Mu itorero ryawe ubarizwamo, aho uba, mu muryango wawe, icyubahiro nta wundi ugikwiriye uretse Imana. Niba wowe warihaye rero agaciro ukumva ko ukomeye kuruta abandi, ni ukwibeshya, kuko isaha n'isaha uyu mwuka w'ubugingo Imana itanga ukuvuyemo warangira nk'uko abandi bose bagenda. Ariko kubera ko ugifite aya mahirwe, birashoboka ko wavugurura imibanire yawe n'Imana, hanyuma uyu munsi nawe ukitwa
uhiriwe kandi ukitwa umunyembaraga kubwo kwemerera Imana ikakuyobora. Imana nishimwe. Rero twaganiraga kuri iri jambo kugira ngo duhugurane nk'uko bisanzwe duhugurana iminsi yose bikitwa uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko muhugurana iminsi yose bikitwa uyu munsi. Haleluya. Nawe ubumva kandi uzakurikira ubu butumwa bwiza, ntabwo ngiye nkubwira ibi kubera ko ngiye wenda hari icyo nkurusha, nanjye ndi umuntu, ariko icyo nshaka ni ukugira ngo duhugurane ku by'ubu buzima n'uru rugendo rw'agakiza abantu benshi badaha agaciro, nyamara agakiza ariko katumye twebwe uyu munsi turi bazima. Aka gakiza kabonerwa muri Kristo. Niyo mpamvu ijambo riratubwira nuko rero ngo niyo mpamvu uko senze cyangwa uko wowe usenze winginga Imana kugira ngo iguhe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri tubiheshejwe n'umwuka w'Imana. Uyu mwuka w'Imana rero ni wa bugingo cyangwa se wa mwuka twebwe tugihumeka uyu munsi utumye twitwa abantu, kuko iyo twamaze kuba tuvuyemo uyu mwuka w'ubugingo twitwa imirambo. Ntabwo tuba tukitwa umuntu, ahubwo tuba tuvuga ngo naka yabaye umurambo. Rero uyu munsi ugifite uyu mwuka, imbaraga ya mwuka wera w'Imana cyangwa se umwuka w'ubugingo Imana yaguhumekeyemo, gerageza gushaka uburyo wakegerana n'Imana ukagirana ubusabane n'Imana kandi uyubahe, unayubahishe aho ugenda, mu kazi ukora, mu buryo mbega uko uhagaze. Numara kumenya agaciro k'imbaraga y'Imana iri muri wowe ari wo mwuka, biratuma wubaha Imana kandi ugenda utunganye. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe, kuko twebwe uyu munsi tugibasha kuganira kuri iri jambo bikumvikana. Nawe uzumva iri jambo, nagiraga ngo ngusabe umunsi uzaba uri kuryumva cyangwa se uzaba winjiye muri iki kibwiriza, ntiwite cyane ku buzima weho bwabakugoye cyangwa ibikugoye, ahubwo wite ku iherezo ryawe ubwo uzaba umaze kwamburwa uyu mwuka w'ubugingo. Mbese wagira ibyiringiro byo kuzongera guhabwa amahirwe yo gusubirana uyu mwuka w'ubugingo. Nicyo gituma rero duteganyirijwe ubugingo buhoraho, ariko turabuteganyirijwe ariko ntiturabuhabwa. Rero abibeshya ko iyo umuntu amaze kwizera gusa biba bihagije, ntabwo bihagije, ahubwo kwizera gukeneye kurindwa n'imirimo myiza no gukiranuka kw'abera, kugira ngo ubwo Imana izabije gutoranya cyangwa se guhemba, nawe uzabashe kubona ingororano zo kumurika imbere y'Imana. Hanyuma Imana ishimwe ko ikiduhaye aya mahirwe. Rero reka dusoreze aha, ariko kandi wumvire uyu munsi niwumva ijwi rya mwuka wera cyangwa se ijwi ry'Imana, niwinangire umutima. Imana idufashe kandi tugire neza. Rero turasoje, tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko aho uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho uri mu mahanga, aho uri mu nce zitandukanye z'igihugu ndetse muri iyi si yose, ubasha kumva ubu butumwa ariko ukaba utarasobanukirwa imibereho n'ubuzima bwa gikristo. Umukristo muzima aba mu buzima bwa gikristo ari uko akijijwe kandi neza. Rero niba wibeshya ko kuba wizeye ko Kristo yatambwe akemera kunga umuntu n'Imana akoresheje uriya musaraba yabambweho, ukumva ko bihagije, ntabwo bihagije. Uracyakeneye gucungurwa kandi uracyakeneye kwezwa umunsi ku munsi kugira ngo utandura ukazagaragara imbere y'Imana uriho urubanza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kugira ngo tutita cyane ku iherezo ry'umubiri tukirengagiza iherezo ry'ubugingo. Imana nishimwe. Reka dusoreze hano. Imana ibahe umugisha kandi nkomeje kubashimira mwebwe mukomeje gukurikirana ubu butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana uko bukeye n'uko bwije. Hanyuma ubwo turakomeje kandi tuzakomeza tuganira kuri urubuga rwa Berisheba TV, ndetse iyi channel ni channel yo gufasha abantu kuganira cyane cyane ku ijambo ry'Imana. Umuntu wese wumva afite inzara n'inyota, niko Bibiliya yaravuze ngo nuko mwahagizwe no gushaka ijambo ry'Imana nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butayu. Rero imparakazi yo iri kwiruka mu butayu ibonye umugezi hakurya, nta cyayihagarika itaragera ku mazi ngiyamo. Nawe ryoherwa kandi ukunde ijambo ry'Imana, hanyuma uko bukeye n'uko bwije uharanire kwivugurura no kwegerana n'Imana. Bizakubera imbaraga muri uru buzima bwo muri uru rugendo rwacu rw'iyi si yamaze kwangirika. Imana idufashe kandi tugirire neza. Birashoboka ko wabanaga n'abavandimwe ariko nta rukundo ugira, waracogoye, ntabwo mbega sinzi uburyo we wafataga imibanire yawe n'abandi, wumvaga ko ari wowe uzi ubwenge cyangwa se ushoboye, ufite imbaraga, umunyembaraga, ariko nta muntu waba umunyembaraga adafite umwuka w'ubugingo. Rero ubugingo ubuzima dufite buturuka ku Mana, nicyo twahereyeho, ni nacyo mu Befeso hano batubwiye ngo uyu mwuka wacu cyangwa se ibyo dushaka tubihabwa n'Imana, ariko biturutse ku mwuka wayo w'ubugingo yaduhaye. Imana ishimwe. Uri data wa twese mwiza, uri Imana isumba byose, uri umurengezi wacu. Tumaze kumenya neza ko ijambo ryawe ari ukuri, ijambo ryawe ari ubuzima, ijambo ryawe ari imibereho.
twumvise rero icyo uyu mu Befeso watubwiye, haratubwira ngo nuko nidusenga tujye dusaba data wa twese, wa wundi waremye ibintu byose, ibyo mu isi byose ndetse n'ibyo mu ijuru, na duhe kuko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri tubiheshejwe n'umwuka we. Uyu mwuka w'Imana uri muri twe turawusabye kugira ngo mwami wongere uvugurure imibanire yacu, ndetse n'aba bantu bazumvira ijambo uvugurure imibanire yawe nabo kubw'uko bemeye kumva no kumvira ijambo ryawe. Hanyuma ubahe imihindukire, ubahe imbaraga nshya, ubahe ubwenge bushya, bakijijwe rwose kandi baguhamya aho bagenda n'aho batuye. Urakoze, ngaho ushyigikira ijambo ryawe, umuntu wese uzaryumva azaba atugwe kandi azababarirwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.